buri ku cyumweru, ahantu aho ariho hose ku isi. Abantu bahurira hamwe mu nzu nini itatse neza, irimo ibyuma bya muzika, bagiye kumva inkuru. Mu myaka irenga 2000 iyo nkuru yaravuzwe. Inkuru iravugwa, irakomeza iravugwa, ivugwa n'ababayeho, ivugwa n'abariho. Iyo nta yindi nkuru, ni inkuru y'umugabo witwa Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu yari muntu ki? Mu myaka 0 kugera ku myaka 12 tubona Yesu ari mu rusengero, arimo aganira n'abakuru. Ku myaka 13 kugera ku myaka 29 Yesu ntavugwa, ntagaragara. Iyo myaka Yesu yari he? Ko Bibiliya itabivuga, Yesu yari he? Yakoraga iki? Muri iki kiganiro turarebera hamwe aho Yesu yari ari n'icyo yakoraga kuva ku myaka 13 kugera ku myaka 29. Yongera kugaragara mu myaka 30 kugera kuri 33 asohoza umurimo we. Yesu yari he? Yesu yakoraga iki? Uyu ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Izina ryavugishije isi, ryahinduye amateka y'abantu, rikubaka imyemerere, rigatera impaka. Ni muntu ki? Amateka ye ni ayahe? Abamwemera ni bangahe? Uko afatwa mu madini atandukanye nibyo tugiye kurebera hamwe. Yesu yavukiye mu Baroma, ahitwa i Betelehemu muri Palestine ya kera. Kuva mu ntangiriro kugeza apfuye, ubuzima bwe bugaragazwa n'ibyanditswe byera, Bibiliya. Ariko hari n'amateka y'abanyamateka n'Abayahudi n'Abaroma bamuvuga nka Flavius, Josephus na Tacius. Yesu yari Umuyahudi mu muryango wa Dawidi, avuka ku mubyeyi witwa Mariya. Bivuga ko yavutse mu mucyo, virgin birth. Bibiliya igizwe n'ibitabo 66, ariko ibitabo 4 byitwa evangelique, ibitabo by'ivugabutumwa, ibitabo bya Matayo, ibitabo bya Mariko, ibitabo bya Luka na Yohana. Bivuga ku butumwa bwiza, bivuga kuri Yesu gusa. Avugwa inshuro 1200 mu bitabo byose bya Bibiliya. Uwo ni Yesu w'i Nazareti. Yakoze umurimo we mu gihe gito, imyaka 3 gusa, hagati y'imyaka 30 n'imyaka 33 y'amavuko. Yesu yigishije urukundo, imbabazi, kwicisha bugufi, kwihana ibyaha. Ibyamamaye mu nyigisho ze: kunda abandi nk'uko wikunda. Utazi icyaha, utarakoze icyaha, nawe ari uterura ibuye. Ushaka kuba mukuru ajya abanza umugaragu wa bose. Yesu yakoze ibitangaza byinshi: gukiza impumyi, abarwayi ibibembe, guhagurutsa ibirema n'ibindi. Yesu Bibiliya ivuga kugaburira abantu 5,000 ku migati 5 n'amafi 2 gusa. Yazuye uwitwa Lazaro, inkuru y'igitangaza. Hariho ubwoko bwitwaga Abafarisayo. Abafarisayo bamaze kubona ko Yesu akomeje gukora imirimo n'ibitangaza kimwe n'Abaroma, biyemeje gufata Yesu. Aregwa ko yiyita umwami, abambwa ku musaraba i Gologota, i Karuvari, mu buryo bw'agahinda. Abakristo bemera ko yapfuye agahambwa, hanyuma akazuka ku munsi wa gatatu. Niyo shingiro ry'ukwemera kwa Gikristo, urupfu n'izuka ry'Umukiza. Umunsi w'izuka niwo wizihizwa nka Pasika, Easter ku isi hose. Pasika bisobanuye kunyurwaho, ari nayo nkuru igaragara mu iyimuka Misiri cyangwa igitabo cyo kuva mu bice 14, aho Abisiraheli bahagurutse mu Egiputa berekeza i Kanani
mu gihugu cy'isezerano Imana yarabasezeranyije. Yesu afatwa nk'umwana w'Imana muri Christianity cyangwa mu Bukristo. Niryo zina ririmo abayoboke benshi ku isi, abakristo barenga 2.4 biliyoni. Abayisilamu, mu bayisilamu afatwa nk'umuhanuzi ukomeye witwa Isa. Bemera ko yavutse mu mucyo, yakoze ibitangaza ariko katigeze abambwa, ahubwo Imana yamujyanye mu ijuru. Mu Bayahudi bamufata nk'umwigisha cyangwa umuhanuzi w'ukuri. Ku bwabo, ku Bayahudi baracyategereje Mesiya wabo uzaza. Mu yindi myemerere nka Hindu n'Ababudista bamubona nk'umuntu w'umutima mwiza, ubereye urugero ku bantu n'amahoro. Hari filime yitwa Passion of the Christ, Mel Gibson yo muri 2004 yabonye amafaranga arenga miliyoni 600 z'amadolari ku isi hose. Yesu yakinwe n'abakinnyi barenga 200 mu mateka ya sinema. Mu muziki, indirimbo nka Amazing Grace, Jesus Take the Wheel na Hosanna zagiye zihuza abantu mu isi hose. Yesu Kristo ashobora kutavugaho rumwe, ariko ntawahakana ko yahinduye isi. Yaba waramwemeye cyangwa utaramwemeye, ubutumwa bwe bw'urukundo n'ubworoherane buracyari ngombwa. Ese ubona Yesu ari muntu ki mu buzima bwawe? Wamumenya gute mu buryo bwawe bwite, cyangwa wamumenye gute? Yesu ni muntu ki mu buzima bwawe? Abantu benshi batekereza ko Yesu ari umuntu w'amateka, ariko se ni kuki izina rye rikivugwa mu manama ya politike, mu gihe cy'intambara, mu ruhame rwa social media? Yesu ntabwo yasigaye mu mateka gusa, izina rye riracyakora mu mutima wa benshi. Ubusanzwe abami, ibikomangoma, abatambyi, abakomeye ku isi nibo basigara mu mateka y'isi, bakazasigara bavugwa. Yesu bivuga ko yavukiye kwa Yosefu w'umubaji, urugo byavugaga ko rukennye. Ariko niki gituma uyu munsi isi kimuvuga, uyu munsi isi kimuzirikana, uyu munsi acyandikwa mu mateka kuruta abami bose babayeho ku isi? Hari amagambo amwe yavuzwe n'abantu bamwe bakomeye kandi bazwi ku isi. Mahatma Gandhi yaragize ati, ndagaragariza Yesu urukundo, ikibazo mfite ni abakristo batamwigana. Napoleon yagize ati, Yesu wenyine yubatse ubwami ku rukundo, kandi ubu bwami burahari, burarambye. Albert Einstein mu ijambo rye yagize ati, ndemera ko ari umuntu witwaga Yesu wigeze kubaho. Inyigisho ze zari zihambaye. Abantu benshi bashingira ku nyigisho ze, ku kurwanya ivangura, ubukene no guharanira amahoro. Martin Luther King yagiye avuga Yesu nk'urugero mu rugamba rwo kwigobotora ivanguramoko. Ubutumwa bwa Yesu bw'urukundo n'ubwiyunge bwabaye inkingi y'uburenganzira bwa muntu no gukiza isi ivangura. Nyuma yo kubona Yesu afite imyaka 12 mu rusengero, Bibiliya iraceceka. Icyakurikiyeho kuva ku myaka 13 kugera ku myaka 29, hashize imyaka 17. None se Yesu yari he? Yesu yakoraga iki? Bibiliya ivuga gusa ko Yesu yasubiye iwabo i Nazareti, agakomeza gukura mu bwenge, imbaraga, imbere y'Imana n'abantu. Muri Luka ibice 2 umurongo waho wa 52 havuga ngo iki? Haravuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Nta bindi bintu bisobanutse kuri iyi myaka
ariko abashakashatsi bagira ibyo bemeza. Abashakashatsi bavuga ko Yesu yaba yarakoraga umwuga w'amaboko, yashoboraga gukorana na Yosefu ise umwuga w'ububaji. Icyo gihe i Galilaya hari igikorwa kinini cy'ubwubatsi cya Siforisi hafi y'i Nazareti. Hari inkuru ivuga ko Yesu yaba yaragiye kwiga mu Buhinde i Tibeti, aho yigishijwe urukundo n'amahoro by'Ababudisiti Buda. Hari abandi bavuga ko yaba yarari mu bwoko bw'Abaheseni, abantu babaga mu butayu bigenga, bimenyereza amasengesho, isuku n'imyuga n'ubuzima no kwitanga. Ibi nibyo bitekerezo bivugwa mu myaka 19. Ibi nibyo bivugwa kuva mu myaka 13 kugera mu myaka 29. Ariko ibyo byose ntacyo bivuze. Aho yaba yarari, icyo yaba yarakoraga ntacyo kivuze. Icyo kwitaho ni ukumenya ngo ni iki mu mutima wawe kirimo. Hari ijambo riri muri Bibiliya, muri Yohana mu bice 3 umurongo waho wa 16, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cy'ingenzi, nicyo cyo kumenya. Abamwizeye bakamera izina rye bahabwa ubugingo buhoraho. Ni ijambo riri muri Bibiliya. Yesu atavugwa, ishobora kuba ariyo myaka yari gutegurwamo kuba umuntu udasanzwe. Gusubiza inyuma gato, ngukuru utuje, kugira ngo uzagarike witeguye kuvuga ibintu isi itazibagirwa. Nubona hari ahantu wari ugeze, Imana ikagusubiza inyuma, ntuzitotome ngo wijujute. Hari igihe Imana ibikujyanye ahantu biherereye kugira ngo ikwigishe, hanyuma uzagaruke uri uw'isi ikeneye kuruta uko yari gukeneye mbere. Yesu Kristo w'i Nazareti, hari aho Bibiliya ivuga ko yari afite abavandimwe. Ingingo nayo iteza impaka. Yesu yari afite abavandimwe. Ese Mariya na Yosefu babyaranye abandi bana nyuma ya Yesu? Abavandimwe bavugwa n'abahe? Ibyanditswe mu gitabo cya Matayo mu bice 13 umurongo wa 55 kugera kwa 56 haragira hati, mbese harya wisi wa mwana w'umubaji nyina ni yitwa Mariya, bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda, bashiki be nabo bose niduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he, cyangwa abikura he? Uyu si wa mwana w'umubaji, nyina si Mariya, abavandimwe be si Yakobo na Yosefu, Simoni na Yuda, kandi bashiki be nitubana hano muri twe? Ibi byose byabaye impaka, biba impaka ndende. Amadini amwe yemera ko Yesu yaba afite abavandimwe bavukana kuri nyina na se. Abandi bahamya ko abo bavandimwe bashobora kuba ari abo kuri Yosefu, yuko Mariya yakomeje kuba isugi nyuma y'uko bya Yesu. Ese Yesu Kristo w'i Nazareti ni ubuhe buzima yasize mu mutima wawe? Ni icyo umwigiraho? Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iryo ni ryo somo ryo kwitaho. Ibuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment. Ngiye mwari kumwe kuri mikoro, ndi Softman Official.